Tubahaye ikaze bakunzi b'ikiganiro cy'uburezi n'uburere. Nk'uko mubimenyereye dukunze kuganira ku burezi n'uburere, aho tubaganiriza ku ngingo zitandukanye zidufasha kunoza imirerere y'abana cyane cyane mu ngo ndetse no mu ishuri. Uyu munsi rero twashatse kuganira ku mirerere y'ingimbi n'abangavu, uburyo umuntu ashobora gushyira umwana we mu murongo mu gihe atangiye kuba ingimbi cyangwa umwangavu. Ikiganiro cyacu twagihaye umutwe uvuga ngo uko wafasha umwana wawe w'ingimbi cyangwa w'umwangavu kuba mu murongo mwiza akawukurana, yaba kandi yaratangiye gutana akagaruka mu nzira nziza umwifuzamo, ntazajya guteza ibibazo. Abana b'abangavu n'ingimbi ubundi n'abana baba batangiye gukura. Abakobwa bo binjira muri icyo cyiciro mbere ho gato y'abahungu, kubera ko abana b'abakobwa dutangira kubita abangavu nko guhera ku myaka 11, mu gihe abahungu nibura bihera nko ku myaka 13 kujyana hejuru. Aba bana rero muri iki gihe baba bagezemo usanga ari igihe kigoranye cyane mu burere bwabo, kubera yuko baba barimo hagati yo kuba abana n'abantu bakuru. Aha niho havuka ingorane nyinshi, ku buryo usanga rwose ababyeyi batungurwa n'impinduka zigaragara kuri aba bana. Ari mu ishuri ugasanga uko umwana yari asanzwe akora ugasanga birahindutse, wari uzi ko atsinda yita ku masomo ugasanga umwana ntabwo ariko akimeze. Akenshi urumva batangiye amashuri yisumbuye barangije amashuri abanza, kunze gusanga ababyeyi baza bati ko mu mashuri abanza yatsindaga hanyuma bigenze bitageze mu wa mbere mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Si ibyo gusa, no mu ngo usanga hari byinshi cyane. Reka rero tuganire, ni naho usanga biga ingeso mbi, ugasanga iteka baragorana ku mashuri, baraguhamagara umusaruro ni mubi, mbese nawe wamwitegereza ukabona yarahindutse. Icya mbere rero mu gufasha uyu mwana ni ukubanza kumva uko kuri kwimubaho, ukakira izo mpinduka. Wowe mubyeyi ufite abana bageze muri iki kigero, nawe utegura kubagira cyangwa nawe ufite ahuriye n'uburezi, turagira ngo tukubwire ikintu cya mbere ukwiriye gukora kugira ngo ufashe uyu mwana w'ingimbi n'umwangavu. Ni uko ugomba kubanza kwakira iyo mpinduka ye. Izo mpinduka ariko rero ziterwa n'ibintu byinshi. Reka tubasangize ubuhamya bw'abana nka babiri, hanyuma turaza kumva impamvu zishobora gutuma umwana ahinduka. Umwana umwe w'umuhungu wigaga mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye, reka tumwite Teresifore, kuko impamvu uyu ni inkuru mpamo yabayeho. Yari umwana witonda ubusanzwe, ariko agenda abaho abana n'ababyeyi bamwe bamufite icyizere. Hanyuma igihe kireza kugera, noneho umwana aza kugira ikintu akora kitari cyiza, ababyeyi barahangayika bibaza byinshi. Yaragiye ajya ku ishuri, hari gahunda y'ibirori, hanyuma igihe cyo gutaha kigeze, umwana akwepa imodoka yamucyuraga mu rugo iramusiga. Aza gutaha bwije, naho atahiye ntiyahita ajya mu rugo, hanyuma yigira ku muturanyi. Hari undi mwana bigana baturanye, kwa kundi ingo ziba zituranye urugo ku rundi, yigumireho kugera nka 2 z'ijoro, kandi ubundi gahunda yari yagiyemo yarangiye mu ma 9. Ababyeyi barategereza umwana, baraheba, barahangayika. Kera kabaye bamaze guhangayika, n'umwana atari waratojwe kwirwanaho ngo abe yakwitegera nk'ipikipiki, yari amenyereye kugenda bamutwaye ababyeyi be mu modoka, cyangwa se hari imodoka rusange itwara abandi banyeshuri, akagenda muri iyo modoka akagera mu rugo. Nuko ubwo umwana agira gutya, aza gutinda, ariko aza kugeza igihe agera mu rugo. Hanyuma umubyeyi we aguma guhangayika cyane, yibaza icyabimuteye, kubera ko yatashye bwije. Umubyeyi cyakora agerageje kwitwararika ntiyamutonganya, ariko aguma kwibaza impamvu. Ntiyashoboraga kubimubwira, kubera yuko umubyeyi ubwe yari impamvu y'iyo myitwarire y'uwo mwana. Yaje kwifashisha umwe mu barimu bigishaga uwo mwana, yabonaga uwo mwana yizera, aza kumuganiriza. Amuganirije, hanyuma umwana aza kumwishurira ko icyabimuteye ko ari ukubumvisha, ni ukuvuga ababyeyi be, kubera yuko banze kumugurira telefone, hanyuma agashaka kubihimuraho, abereka ko bashobora guhangayika igihe adafite telefoni ngo bamuhamagare, kandi we yumvaga ari uburenganzira bwe akwiriye kuba yayitunga, kubera ko bagenzi be babaga bazifite, ariko ababyeyi baranze kwimugurira kandi bafite uburyo. Aha rero mu kiganiro cy'umwarimu n'uyu mwana, yamubaje impamvu yamuteye gutenguha ababyeyi be agataha atinze, agatuma bahangayika. Aravuga ati nagira ngo mbahe isomo. Iki rero twakwibaza niba ari ikintu cyihariye kuri uyu mwana
cyangwa se niba n'abandi bana bashobora kubikora. Hari indi nkuru nanone y'undi mwana, reka tumwite Jambo. Jambo ni umwana wabayeho, yigaga mu wa mbere yitwara neza nta kibazo, hanyuma ageze mu wa kabiri aza kugira imico mibi cyane idasanzwe, akarangwa no kubeshya, kubahuka, ubunebwe, nta kintu yitayeho. Jambo ababyeyi be baramwitegereza birabayobera, hanyuma abarimu birabayobera kuko n'umwana wahindutse mu buryo budasanzwe. Hanyuma haje gukurikiranwa amakuru, biza kugaragara ko Jambo yari yarasigaye mu rugo abana n'undi muntu wabaga muri urwo rugo, kubera ko ari se ari na nyina bombi ntibari bahari. Nyina yari yaragiye kwiga, se we n'ubundi ntiyarasanzwe akunda kuboneka kubera impamvu z'akazi. Umwana yiga imico mibi cyane, aragenda ahinduka nk'icyo twakwita ingegera, ariko ni ukuvuga yuko nabyo byari bifite impamvu. Aha rero umwana mutoya utaragira muri iki cyiciro, cyane cyane yenda mutoya nko mu myaka 8-7, nubwo yahinduka kubera nk'izo mpamvu twagiye tubona, ariko ntiyahinduka muri ubu buryo. Aha rero haratujyana ku mpamvu ingimbi n'abangavu twamaze gusobanura haruguru, icyiciro cyabo cy'imyaka bashobora guhinduka bidasanzwe. Ahari naho bigira ingeso mbi, imico mibi, ugasanga mbese baragira ingorane nyinshi, ari ku ruhande rw'ababyeyi, ari no ku ruhande rw'aho baba ku mashuri n'ahandi. Rero umwana wawe niba ari ingimbi cyangwa ari umwangavu, ukabona hari imico yize, anywa itabi, asigaye asuzugura, asigaye ari umunebwe, ntakigira ishyaka, ntakiyitaho, cyangwa se ntacyumva ibyo mumubwira, ikintu cya mbere niba ushaka kumufasha, banza umenye impamvu yabimuteye. Kubigeraho nabyo ntabwo ari ibintu uhita ukora ako kanya, ahubwo biragusaba iki? Nk'umubyeyi banza mbere na mbere ubaka icyizere hagati yawe n'uyu mwana. Aba bana bageze muri iki cyiciro cy'ubugimbi n'ubwangavu ni abana baba barwana intambara zikomeye z'ubuzima, kuko baba barimo kubaka ishusho y'umuntu mukuru. Bo baba bafite ishusho y'umuntu mukuru bifuza kuba, ariko iyo shusho iba atari iy'ukuri. Usanga rero bahura n'ibishuko byinshi. Hari amashusho baba bareba ku mbuga nkoranyambaga, kuri za televiziyo, mu mafilime bareba, mu biganiro basangira na bagenzi babo ibyo bumva, ariko ntibabe bashyika hasi ngo bamenye koko niba ibyo bumvise cyangwa babonye koko ariko biri. Bo babifata uko byakabaye, ku buryo ushobora gusanga umwana wawe atekereza kuzaba umuntu utabaho, kubera yuko nko muri filime iyo bareba nk'ibintu, hari nk'ibintu by'ibitangaza berekanamo, umwana agatekereza ko iyi ari impamo. Hakaba n'ibindi. Ikindi ni uko babumva ari abantu badasanzwe, akumva azaba igitangaza, ku buryo ndetse bitanatangaje ko akureba nka se cyangwa nyina mukuru we n'abandi bantu abona ibyo mwaragezeho byose, akumva rwose hari aho mutashyitse, akabafata nk'ibigwari, akumva we hari ikintu azakora kidasanzwe akabarenga. Ariko noneho ugasanga ikibazo kiba gihari nta nubwo ari bibi ubwabyo, ariko ikibazo kiba gihari amakuru bagenderaho. Ndetse kandi bano bana usanga muri iki cyiciro ari ba bana akenshi usanga batangiye kwiha urungano, ku buryo usanga amakuru n'inama agenderaho cyane ari ibyo avana mu rungano rwe kuruta ibyo akura ku babyeyi be bwite. Ibanga rero turebye icyafasha umubyeyi gushyira umwana we mu murongo, akakurira muri umurongo mwiza ageze muri iki cyiciro, cyangwa yaranatanya akawugarukamo, ibanga rya mbere ni ukubaka icyizere hagati yawe nawe. Wacyubaka ute? Uyu mwana usanga aba afite ukuntu atekereza umuntu mukuru, akaba afite n'abantu bakuru areba. Hari ababashima n'abadashima. Akenshi usanga barangwa no kugira ibibazo byinshi by'amatsiko, bakeneye umuntu baganira, bakabaza ibibazo, babaza ibibazo bano bana cyane. Iyo rero icyo cyizere utacyubatse kidahari, yarakumenyereye ko umushyiraho igitsure, ko ibintu byose akubwiye ubitesha agaciro, umwereka ko ari umwana, we yaratangiye kumva ko ari umuntu mukuru. Mubyeyi utwumva ibi ngibi ubirebe, niba ufite abana bari muri iki cyiciro uzajya ubona ko bitera ikibazo. Abashaka iki umwana, abashaka ko ubanza ukemera yuko hari urugendo yakoze rwo gukura, akaba atakiri wa mwana mutoya nka murumuna we, atangiye kuba umuntu mukuru. Cyane cyane ko no hanze aho bagenda hari ababa bamwita umugabo, haba hari ababa bamwita inkumi, ibyo ubwabyo bigahita bihindura imitekerereze ye. Rero akaba atagishoboye kwakira ko ari umwana muto cyane, ugereka umurongo, mbese wavuga ngo ubwirwa buri kintu cyose, cyangwa se wa wundi bavuga ngo nicishwa. Rero iyo ubatse icyo cyizere, ashobora kubona uburyo bwo kubaza ibibazo,
ya mategeko yawe wakizeho nk'umubyeyi yo mu rugo n'ahandi n'ahandi abona ibintu bitandukanye bifite umurongo bigenderaho, kubera ko twamaze kubona yuko uyu mwana aba yumva ari umuntu ushobora guhindura ibintu hafi ya byose. Ni ibintu aba agenderaho mu mutwe we, ni ishusho aba afite ariko adafite amakuru yose. Usanga akunda gucokoza ibintu yibaza kuki bino bimeze gutya, kuki bigenda gutya na gutya. Iyo ufite icyo cyizere waracyubatse, azaza akubaza ibyo bibazo. Ikintu cya mbere ukwiriye gukora ni ukumutega amatwi. Mutega amatwi, wumve neza ibitekerezo bye, mureke kubaza kwisanzureho. Nawe mu bushishozi bwawe nk'umubyeyi, mbere na mbere ugomba kumva icyagamije. Wamara kumva ibibazo bye, wamuteza amatwi, ugatangira kumuha ibisubizo binoze bifatika kandi umuha n'ingero n'ibihamya. Cyo ni kimwe wamukorera. Kubaka icyizere, ukamutega amatwi, ukamuha umwanya akakubaza, kandi ukemera ko acokoza ibintu bimwe na bimwe. Yewe niba ari n'amahame runaka nk'amahame yo gusenga cyangwa iyobokamana, ukagerageza kumureka akisanzura akabaza, hanyuma ukamuha ibisubizo byamufasha ukurikije imyaka arimo n'ibyo ashobora kumva, ariko ntumubeshye. Ugomba kwirinda kubeshya uyu mwana, kuko ubundi aba ari mu bushakashatsi no mu bucukumbuzi. Iyo aramutse atahuye ko mu byo wamubwiye wamubeshye, umubano ubupfuye, nta cyizere yongera kugira, ntashobora kongera kukubaza. Icya kabiri cyagufasha usibye kumuha umwanya kukubaza no ukanamusobanurira neza ibintu uko biri, ni umwana uba ugeze mu cyiciro cyo gushaka kugira umuntu w'intwari ye agenderaho. Iyo ntwari rero ashobora kuyigushakamo cyangwa akayishakira ahandi. Iyo yigushatsemo akayikuburamo, ajya kwishakira ahandi, ni muri rwa rungano cyangwa abandi bantu. Aharoni naho ashobora kuvuka ingorane, kubera ko ba bantu yita intwari ze abazi igice, ntabwo abazi mu buryo bwuzuye. Icyo gihe rero byaba byiza no kumenya ngo ni bande bantu bagendana, ni bande bantu yizera, baba ari abantu bakuru, nk'ababyeyi cyangwa se urungano rwe, hanyuma umenya icyo yakurikiye kuri abo bantu gituma bizera, ni nawe wabaza amabanga ye. Byaba ngombwa wabona ko inshuti yahisemo, intwari ze agenderaho atari intwari nziza zamufasha, ukamubaza impamvu. Si byiza ko uyu mwana, icyitonderwa, ugomba kwirinda guhita uhutaza amarangamutima n'imitekerereze ye, kuko aba yaramaze kubaka ikintu cyo kwizera ku buryo uhise usenya ibintu bye, muhita muca umubano. Niyo hari ibyo utemera ku ruhande rwe cyangwa ku murongo we, ukwiriye kubigendamo gahoro kugira ngo abashe kubyumva ko ibi ngibi yenda utabishyigikiye, ariko atari uko usenye ko yenda nawe yagira amahitamo ye, ahubwo ko hari impamvu. Hamwe rero no kumuganiriza nawe akakubaza, nawe ukwiye kujya umubaza ibibazo. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane. Kubera iki ukunda umupira cyane w'amaguru ukaba udakunda umupira w'amaboko? Kubera iki ukunda kuririmba cyane ukaba yenda udakunda koga? Iteka hari impamvu ihura n'ubuzima bwe ashaka kuzubaka, mu byo akora, mu byo ashyiramo umwanya, mu byo ashyiramo imbaraga. Urugero, niba yenda ubona akunda umuziki cyane, akaba yarutisha amasomo, ukuriye kuganira nawe kuri icyo kintu. Iyo mukiganiriye umenya impamvu. Uyu munsi dufite urubyiruko rugenda rukura rwumva yuko ibintu bya kera nta gaciro bigifite, rwumva yuko amashuri atakigezweho. Bafite ingero zifatika zihari. Hari abakinnyi bareba ngo bahembwa amafaranga menshi cyane badakoresheje impamyabumenyi zo mu ishuri. Hari abaherwe, abantu bagiye bahanga imirimo, barwemeza mirimo, bo bafite ibigo bikomeye bayobora, akavuga ati naka yavuye mu ishuri, naka ntiyize. No hirya no hino baba bahari. Ariko noneho ugasanga ibyo bintu nukabifata, ariko ntashobora no kubona uwo muntu nubwo atize ubundi buryo yakoresheje bufite buhurira n'amashuri yiga bwamufashije kugera kuri iryo terambere. Icyo kiganiro mukuriye kukigirana, akakubwira impamvu akunda umupira ku buryo nawe yitaho kurusha amasomo. Ugatahura yuko akubwira ati yenda umuntu w'umuyobozi w'ikigo iki n'iki yavuye mu ishuri cyangwa se ntiyize, ariko niwe muherwe mu gace kanaka cyangwa se ku rwego runuru. Hanyuma aho ngaho rero ugomba nawe kuba ufite amakuru. Rimwe na rimwe si ngombwa ko buri gihe uzaba ufite ibisubizo binoze ku byo umwana akuzaniyeho nk'ihurizo. Ushobora no kujya gukora ubushakashatsi, ariko nanone ikintu kizagufasha ni uko ufite amakuru ya nyayo kuri ibyo bintu umwana wawe ajyamo, ibyo bimukurura. Iyo uyafite rero mubasha kubiganiraho. Ikindi ni ukuvuga ngo bano bana batangiye kugira nanone ubushobozi bwo gushyira mu gaciro, agakoresha inyurabwenge. Iyo rero umuhinyuje, ushobora kumugamburuza agahindura igitekerezo. Natanga nk'urugero, hari umubyeyi umwe wari ufite umwana wigaga mu mashuri yisumbuye, yiga mwaka wa 2, hanyuma umwana agakunda umuziki cyane, akumva yaba umuhanzi,
ukabona nibyo ashyiramo imbaraga. Noneho rimwe nyina aramwitegereza aramubwira ariko buriya ko mbona ukunda umuziki cyane ubuteganya kuzawukoresha iki? Umwana ati ndashaka kuzabikirangirire. Ati none se nubikirangirire ubwo ni ukuvuga yuko aya masomo yo nta mwanya afite? Ati amasomo afite umwanya, atari ko buriya umuziki ni ukomeye, ni wo wangeza kure. None aramubaza ati se wambwira nk'abantu b'abanyamuziki abacuranzi bakomeye uzi? Umwana aramubwira ubwo umubyeyi yamubazaga atyo we ashaka kugira ngo aze kumuganisha ku bantu b'abahanzi b'abacuranzi ariko bize, kugira ngo abari bo aza kumuhaho urugero rwiza. Umwana aravuga arangiza urutonde ariko ntiyaza kugera kuri babandi wa mubyeyi washaka kumwerekaho urugero. Nibwo yaje kumubaza ati se umucuranzi naka uramuzi? Ati ndamuzi. Ati umubona ute? Ati nta kibazo, mbona ari icyamamare, ni urugero rwiza. Ati none se uriyibaza ko yize cyangwa ntiyize? Ati yarize. Ati rero buriya kuba umucuranzi w'icyamamare birashoboka ariko ntibikuraho kwiga. Urugero warubonye, uzakurikirane amasomo yize, ndetse yize n'amasomo nakomeye anagoranye, ariko hamwe n'ibyo abasha kwifatanya, akora umuziki, arakundwa, ni icyamamare, ariko yarize, afite impamyabumenyi, afite n'akazi akora kubera iyo mpamyabumenyi afite. Ati rero niba ushaka kujya mu muziki sinkubujije, ariko hari icyo bigusaba, hari urugendo ugomba gukora, hari umurongo ugomba kugira. Mu by'ukuri umwana yasubiye mu murongo, cya gitekerezo cyo gushaka gushyira amasomo ku ruhande arakireka, kubera yuko umubyeyi bari baganiriye yaramuhaye ingingo zifatika. Rero ahangaha ni ahantu hakomeye cyane umubyeyi wese agomba kuzirikana. Ikindi kintu gikomeye ushobora gukora kugira ngo ufashe umwana wawe w'ingimbi cyangwa umwangavu kuba mu murongo mwiza, cyangwa no kumugara igihe yatanye yavuye mu nzira, ni ukugerageza gushyiraho imirongo migari. Hari uburenganzira ugomba kumuha. Ibingibi abana barabikunda, mukaba mwatemberana, ukaba wamuha nk'inshingano runaka, ariko ukabikora mu buryo uzi ko hari ahantu nyine ari buze kugarukira, kugira ngo yenda aho ubushobozi bwe bugarukira nyine ntaze kuharenga akaza kwisanga ari mu bintu bishobora kumuteza ikibazo. Muri iyo mirongo migari rero niyo muyiganiraho, ukamuha ubwo burenganzira. Ariko none ikindi gikomeye, muri iyo mirongo migari umuha, ni na ngombwa ko ureka nk'umwana utangiye gukura, unamwigisha gushyira mu gaciro, akoresha inyurabwenge ye, gushyira ku munzani. Niba yarenze imirongo migari mwavuganye, inama wamuhaye, wamweretse ikibi n'icyiza, ntuhora urwana ukareka ingaruka zimwe yenda zoroheje zikamugeraho, kuko burya nanone ibibazo ni umwarimu mwiza. Iyo uhora umukingira ikibaba ahantu hose ujyayo witanga, ntabwo abasha kubona ukuri kuzima. Ahangaha natanga urugero. Hari umubyeyi umwe wari ufite umwana, hanyuma umwana yigaga mu wa mbere w'amashuri yisumbuye. Umwana ageze ku ishuri, bamujyanye ku ishuri rikora cyane, ugasanga abana bahora biga kuko ni ishuri rishaka ko abana batsinda kandi bagakora cyane kugira ngo nyine babone ayo manota. Umwana aba umunebwe, akanga kwandika, akanga gukora imikoro, agahora atsindwa, agahora mbese mu bibazo n'abarimu. Umubyeyi agahora ku ishuri yisobanura. Rimwe umubyeyi aramubwira ati ariko mbwira urashaka iki? Aterega kwiga biragoye. Uwo mubyeyi yari umufundi, abangaba bapatana nk'amazu bakubakisha. Aravuga ati kwiga birakomeye. Ati biragoye papa, ati biragoye rwose kwiga. Ati nta kibazo. Ati buriya hari ibindi ushobora gukora bitagoye. Reka ikiruhuko kigere. Umubyeyi ubwo yari yafashe umwanzuro mu mutima we, yarazi icyo azakora. Biruhuko bigeze, ibiruhuko bitoya bimwe by'ibyumweru nka 2, igihe cyo gusubira ku ishuri kigeze, umubyeyi abwira umwana ati noneho rero ntabwo uri bujye ku ishuri, ahubwo ubu ngubu mu kazi kanjye ngira abamfasha bano tuzi nk'abayede, kubera ko bambwiye ko kwiga bigoye, ndagira ngo ubyihorere kubera ko biragoranye koko, hanyuma uze ubigire ku bwubatsi, ujye ku mushinga wanjye ukorane n'abandi. Kwiga rwose nta ubireke, ubwo yenda nibyo wenda wabona ko byoroshye. Umwana kubera ko yari atarabikora ngo amenye uko biteye, nganabigereranye n'ibyo yita ko bigoye byo kwiga, yaragiye yumvise ko rwose ese yamwumvise yamworohereje. Umwana aragenda, amaze nk'icyumweru we ubwe yarigarukiye, asaba se amutakambira ati mbabarira none ureke njye kwiga, nabonye ko kwiga ari byo byoroshye kurusha wanjyanyemo.
umwana agarutse ku ishuri ntabwo arakiri wa wundi, yari yarahindutse. Ubu ni uburyo umubyeyi yakoresheje bufatika bwafashije umwana guhinduka no kubona ishusho ye nyayo. Muri make rero, umubyeyi ufite umwana w'ingimbi n'umwangavu, ukaba ufite ingorane mu burere bwabo, mu myitwarire, utumva impinduka zibabaho, mbere na mbere zirikana ko igihe bagezemo ari icy'impinduka. Ni igihe cy'inzibacyuho, bari ku kiraro kiri hagati y'ubuto, ubwana no kuba abantu bakuru. Hari impinduka nyinshi, hari imisemburo iba irimo kwirema mu mibiri yabo, ubwayo ihindura imyitwarire yabo. Ariko kandi bimwe mu byo wakora kugira ngo umufashe ni ukwemera ko impinduka nyine aricyo gihagezemo, kumutega amatwi, kumwitegereza, kwemera kuganira nawe, ukamuha nk'umwanya mukavugana, ukamubaza nawe akakubaza, kandi ukamusubiza, ukamusobanurira. Ni ngombwa ko umwereka abantu bamubera icyitegererezo kuko tumaze kubibona. Ni ngombwa kandi ko umuha umwanya kugira ngo akwisanzureho, ukubaka icyizere hagati yawe nawe. Ni ngombwa kandi ko umuha ubuhamya, ureka nawe akibonera ukuri kw'ibyo umubwira, nk'igihe hari ibintu mwumvikanye, hari mirongo ntarengwa akaba yayirenga, ukamuha andi mahirwe yo kubasha kugereranya aho ashobora kubona ibitandukanye n'ibyo yatekerezaga, hanyuma we ubwe akigira ku mwanzuro nyawo. Ahasigaye nubikurikiza, turakwizeza ko uzabona impinduka. Rero niba wadukurikiranye kuva mu ntangiriro kugera kuri uyu musozo w'ikiganiro cyacu, turakwibutsa niba utariyandikisha kuri uyu murongo wacu, wiyandikishe ukanda hitwa ahanditse subscribe, uraba winjiye mu banyamuryango b'abakunzi b'uburezi n'ibiganiro byacu. Kandi ushobora gukanda kuri like niba ikiganiro wagikunze. Ushobora gukanda kuri share iki kiganiro ukagisangiza abantu bawe kugira ngo bazakirebe, kandi watwandikira ukaduha ibitekerezo, ukaduha ubuhamya kuri iki kiganiro, kandi ukaduha n'ibitekerezo n'ibindi wifuza ko twazaganira kugira ngo turusheho kunoza ibyo dukora. Intego yacu ni ugusenyera umugozi umwe, twubaka isi izira umwiryane, urugomo n'ubugome, aho byose ipfundo riri mu burezi. Reka turere neza, twubake ejo hazaza, kandi kurera ni ugufatanya. Mugire amahoro, reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Turabakunda cyane. Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dushobora kukwigisha indimi mu gihe gitoya ukahavura intyoza mu kuvuga ndetse no mu kwandika. Aho tubigisha Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikinyarwanda, kandi tukaba dushobora no kukwigishiriza ku mirongo y'itumanaho, aho dushobora no kukwigishiriza online ibyo mukunze kwita ku mbuga nkoranyambaga. Kandi ikindi nk'uko twabibabwiye, tukaba tubafitiye ibitabo bisobanuye muri izo ndimi zose, aho dufite igitabo cy'Icyongereza gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igifaransa gisobanuye mu Kinyarwanda, igitabo cy'Igiswahili gisobanuye mu Kinyarwanda, ibitabo by'abana b'incuke ndetse n'ibitabo mfashanyigisho. Dukora ihinduranyandiko n'ubusemuzi, harimo impamyabumenyi, indangamanota, amasezerano, ibitabo n'ibiganiro, byose tukabihindura mu rurimi wifuza. Dukosora ibitabo tukanabimurika, tugukosorera igitabo tukagishyira ku rwego mpuzamahanga. Dutanga inama za kinyamwuga ku burezi bufite ireme n'imirerere myiza y'abana. Murakaza neza muri Sound Mind Company Limited, aho dukorera Kigali Kimironko. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara 0788 7692 0788 7692 Murakaza neza muri Isano.